guys, mumeze neza. Sasa reka maze gushyiremo aya majwi uyumve neza witonze. Ndagaruka mu kanya. Hello? Yes. Yes, Minister, mwiriwe? Mwiriwe neza. Ni super manager muvugana. Nituma twishimye. Yego super. Sasa nagira ngo nsabe Yego. aba bahanzi ko ari wowe ubashinzwe. Yego. Washatse uburyo mushyiraho semina mugatangiza amahugurwa ikintu cy'ishuri cya education ko bakibura. Barabaza ibibazo cyangwa se hari ukuntu ubona batangiye kuduhagararira neza, yego batangiye kwambuka umupaka ni byiza, ari music ari na filmu zacu cyangwa se ari nibindi, ariko ishuri riracyabura abahanzi benshi cyangwa se abantu bakora bari muri izi media zacu, ishuri riracyari hasi. Minister, ibyo turimo turabitekerezaho. Biri mu nzira. Nuko ndi mu kanama ndaza kuza kuvugisha. uramvugisha sawa. Sasa aya majwi nkuko muyumvise na ya super manager, kandi ngira ngo bamwe banayabonye abantu hagiye hatandukanye. Aya majwi rero nkimara kuyumva cyangwa se video nkimara kuyibona, natekereje ibintu bitandukanye. Natekereje mu mutwe wanjye, natekereje ngo ese dufite minister wize amashuri angana kuriya, ariko urwego nka ruriya utagerwaho na buri wese, ariko ushobora gufata abantu akabita injiji. Dufite minister utazi kujya hariya ngo amenye ko inama zitajya mu bwinshi cyangwa mu buke, inama idapfobya, inama hora ari inama, akajya hariya akavuga ngo ndi mukana aka nama. Ari minister w'urubyiruko na siporo. Twebwe rero twagize amahirwe yo kuvukira mu gihugu cyiza. Ababaye imbere yacu nimvuga gutya ibyo bintu barabyumva. Twagize amahirwe yo kuvukira mu gihugu cyiza, igihugu giha umuntu wese agaciro, igihugu giha uburenganzira umuntu akwiye ariko atavogereye uburenganzira bw'undi muntu. Tugira amahirwe yo kugira ubuyobozi bureba kure. Nivuga ngo ureba kure, ni bwa buyobozi bureba ikintu gishobora guteza ikibazo bagashyiraho ingamba zo kugikumira ibyo bintu bitaragerwaho. Nanone tugira abayobozi bareba ikintu gishobora kugira umumaro mu gihe kizaza, ariko hakaba hari bariyeri, hashyirwaho ingamba zo kupushinga icyo kintu kugira ngo kigerweho. Ibyo bintu ndabivugira iki? Ndabivugira ko dufite demokarasi hano iwacu, dufite kwigenga, dufite uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza ariko utabangamye, nkuko nabivuze, utabangamye. Super manager rero akunda kugira ikintu cyo kubangamira abantu. Nivuga ngo kubangamira abantu, abajya bareba video byo barabizi. No umuntu udatinya kwita umuntu injiji, no umuntu udatinya kwita umuntu ikibucucu, mbese amagambo akomeye agaragaza ko ari we muntu uri super nk'uko izina rye ribigira, agaragaza ko ari we muntu uri hejuru y'abandi bantu. Ariko nyamara ntabwo ariko bimeze. Ikintu rero nshaka kwivugira, ikintu nshaka kuvuga, ngewe ndasaba RIB cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha ibi bintu kubyicaraho bakabireba. No kuvuga hagiye habaho uburyo bwinshi, hashyirwaho n'amategeko yo guhana wa wundi wagerageza kubangamira undi cyangwa se kwica amategeko nkana. Super manager ntabwo ari umwana wo kutamenya ibintu bibangamye, ngo ibyo bintu abyihorere akora ibindi bintu bishobora guteza abandi bantu imbere. Ese gufata umuntu nka minister ukamutesha agaciro muri buriya buryo, Bwana Dr. Murangira BTR, umuvugizi wa RIB, nta cyaha bigize? Gufata umuntu nka minister ugahindura identite ye kubw'inyungu zawe bwite, ushaka kuyobya rubanda, ntibigize icyaha? Ndimo ndabaza. Gufata umuntu nubwo ataba minister uwo ari we wese ugaframinga abantu cyangwa se ukabeshya abantu kubw'inyungu zawe bwite, ntibigize icyaha? Ese niba bigize icyaha, umuntu nka super manager
ateganyirizwa iki? Ese yaba abizi ko ibyo bintu bigize icyaha? Niba umuntu ashobora gufata telefone agahamagara kuri MTN akababwira ati umukozi ugasanga ibintu bimuviriyemo guhanwa, ni gute umuntu ashobora kuza imbere y'abantu akabashuka ngo ni umuntu runaka ku bw'inyungu ze bwite, ibyo bintu bikaba? Turasaba ko ibintu bihabwa umurongo, ahubwo ya mashuri yasabaga ko agomba guhabwa abandi, ayo mashuri akaba ari wahabwa, akamenya ko uburenganzira bwe aho burangirira ariho n'ubwundi butangirira. Kuko impamvu bivuga ndashidikanya kuri atari minisita, abazi minisita baramuzi, ijwi rye bararizi, icyo ni kimwe. Ikindi, amagambo yavuganye ntabwo minisita yayakoresha. Ikindi, iriya video kimara kujya hanze, uwitwa Karegeya Omar we yahamagaye minisita aramubaza ati ese niwe wavuganaga na Super? Minisita aravuga uti ntabwo ibyo bintu ntabwo nabigiyemo, Super ntiyampamagaye, nta nubwo tuvugana, arabihakana. Turasaba rero inzego zibishinzwe ko ibi bintu byahabwa umurongo muzima, ibikwiye gukorwa bigakorwa, abakwiye kwigishwa bakigishwa, kubera ko nibiguma gutya tuzisanga hari ahandi hantu tugeze, tugiye no gutandukira izindi nzego zitakukwiye kuba zitandukirwa. Reka ngushimire rero twari turi kumwe, ariko ngusaba gukanda follow kuri Ndiho Official, ndetse no kuri YouTube naho hari ibindi biganiro, naho wajyayo ugakanda subscribe, ukanakora share, ni kuri Ndiho Official. Asante sana.